icyo gihe bahera ko bayivamo nye kuko ubutegetsi bwabo bwari butwibasiriye bunyaga inka bwicana abantu turahungaga twebwe tuje bipfurero igihugu gisigara gityo nyuma igihugu turagihakirwa muhindanyi ashakisha uburyo bwo gushaka imbundusi shaka intwaro barazimuheza aterenenga abantu babasirikare banje kurwana ku ndondo abandi bari barahunga ibaka batangiye kuguma gupfa cyane babisabisha abazungu bari bahari bitwa abafoko bari bazamura mu bibogogo naho cyo gihatwara umugabo w'Nyakarama witwa Muganwa na waratwara aterenenga abasirikare bahabwa imbunusi barwana ka gihugu barazamuka barwana no mu Minembwe birikwana abajenesi barasabisha baragenda urenge bararusahura bafata ababembe bose barabamanura ibaraka Minembwe ga tuyishyamwo barayiharira turayikukira nyine gato tuyibamo twende twabarwanyaga barwanywa na leta Murere ni yarwanwa na leta yarwanyijwe na leta leta yagira itsinda mu buto itsinda aja ku ngoma amaze kujaga ku ngoma niwo duhaye intwaro zo gufata igihugu mu buto niwo duhaye intwaro ubutegetsi bwa mu buto budi intwaro turwana ibuvira turahatsinda abantu barahaba barazamuka turwana mu bibogobogo turahatsinda turahajya abahungu basore bacu turwana mu Minembwe turahatsinda turahaba kugeza n'ubu nicyo duha turarwanira ubutaka bwacu twabayeho kandi tubufiteho ubwene gihugu kuko tugize imyaka myinshi mu gihugu abandi babona ubwene gihugu bagize imyaka 5 ariko twebwe dufite imyaka irenga ibizazi nkanje wavuga ndi kizazi cya 5 kujabuka imurenge tuvuye mu Rwanda ndi kizazi cya 5 ariko rero nuba cyadutoteza ngo turabashyitsi urebe nanjye amaze kugira ibizazi bindi byanje bimva mu bigara bibiri ariko intambara no kuba ngo turabashyitsi saba ari nka ushye ku gitabo zikaba 10 imfizi inka zamenye 8 inyana zamenye 4 zinzero kugenda kamushiraho mushira inka zose zaziyaga ku bitabo kazasanzimwa gusa ariko ntacyo yatwakaga zina kaswikirimo iza komboza yujya kugurisha inka no kumusaba kayikomboza kayite akayitwika imoro buryo kwari gukomba ariko ajya kuyigurisha ukayirya ipfuye atayagaruka ukabika umwite wayo ukajya kwerekana igikubo uruhu ukajya kurwerekana kuko inka naka yapfuye Tubahaye ikaze mwese mukurikiye Metos TV aho muherereye ku migabane itandukanye uko ari 7 iburasirazuba iburengerazuba amajaruguru ndetse n'amajepfo mwese tubaramukije tuvuga ngo kaze mu kiganiro cy'uyu munsi jewe tugiye kubana nitwa Hosborn rwakuranwa Ndagiro Nyamusebenge kuri kamera tukaba turi kumwe na Merci rero nkuko mubibona imbere za kamera zacu turi kumwe n'umusaza ugiye kutuganiriza byinshi tutazi twakomeje kugenda twumva amakuru ariko we noneho yarahibereye agiye kutubwira ibintu yabonye tuguhaye ikaze kuri Metos TV soko iyo turashimye kuko tubonye abana baje kutubaza amateka y'ibyabaye batarabaho nabase batarabaho ibyo tugiye kubasobanurira rero cyambere basaga mbazi cyambere rero mbere yuko dutangira reka dusabe banze wibwire abantu badukurikiye wenda hashobora kuba abantu batakuzi nitwa Eliazari Mihanda Ndayiramya ndi umunyabyinshi umukira amacumu navukiye mu gihugu cy'Ibubembe ahantu hitwa mu Rutabura ariko nkurira muri Kamombo niho nakuriye niho nabereye umusore waba ukeneye amafoto meza n'amashusho ateye bihebuje kandi bikozwe n'abahanga kabuhariwe Gana Afro Pictures Limited abangaba ni abahanga babyigiye kandi babikora kinyamwuga bafite serivisi za video production photography graphic design camera sales YouTube promoter ndetse na online services wabariza ku nimero zikurikira 079 19 48 47 cyangwa 078 53 27 wabasanga kandi iremera mu Giporoso mu nyubako za Anglikani munsi ya Feruje nyuma ya Equity Bank.
uri niho nabereye umuntu muzima kurikirana amateka y'igihugu n'iy'abantu. None abana baje kumbazaga ayo mateka niyo ngiye kubabwira. Ese muri Kongo uherutseyo ryari? Muri 2016. Nibwo wavuye muri Kongo ibubembe se? Mu Minembwe. Mu Minembwe no wari utuye ahagana mu Karingi. Rero nkuko n'ubundi abantu benshi babizi tuzatwumva amateka y'abanyamurenge nta bitabo byabo byanditswe. Rero kuba tugiriwe amahirwe yo kubona umusaza nkawe ni byiza cyane ko yadusangiza kugira ngo tuyamenye, kandi hari byinshi uja kudusobanurira. Ibyo masobanurira byo nibyo mumbaza. Byo nagiye mbona ndabibabwira nibyo nibuka. Byo nibuka rero ni ibindi nabyo. Rero tutiriwe dutinda cyane tuzatwumva ngo Murere. Hari abantu benshi tuzatwumva izina Murere gusa tutazi Murere cyari cyo. Murere ni Murere ni icyama cyaje gihirika ubutegetsi bwa Gasavubu buzamwo perezida mu Rumumba asimbura ubutegetsi bwa Gasavubu. Kizari icyama cyambaye amashara kitangira ibufurero mu gihugu cy'ibufurero cy'abafurero. Hinjira umujenesi mukuru wayoboye icyo cyama yitwaga Marandura. Kirakomeza kiragenda kirarenga kigari wacu ruguru mu bihugu bya ruguru twabaga muri Kamombotwe. Kigenda gisaba abana b'abasirikarine bakijamo kuri umuryango kazugaye n'utanga abasirikari bangahe abahungu bangahe mu muryango barafatikanya ariko barwana na leta irabatsinda ibasinze ubutegetsi bufata mu butoga bari ubujyaho. Icyo gihe hari muri 66 mu butaberuja ku butegetsi. Murere ntiyashira irakomeza iba mu bihuru ikazitera inyaga inka zacu z'abanyamurenge igenda izinyaga ahantu hariho hose irakomeza ngo bijye kugera muri 65. Twe turaganzwa turirukanwa turahunga tuhungera ibuvira n'ibufurero. Abanyamurenge se? Abanyamurenge. Nta yandi moko yirukanwa? Aho yandi moko yose yari muri icyo cyamaga ubuyobozi bwabo baratwirukana turahunga. Muri Murere nta Abanyamurenge bari bayibamo? Bari bayirimo. Icyo gihe bahera ko bayivamo nye kuko ubutegetsi bwabo bwari butwibasiriye bunyaga inka bwicana abantu. Turahungaga twebwe tuje ibifurero igihugu gisigara gityo. Nyuma igihugu turagihakirwa Muhindanyi ashakisha uburyo bwo gushaka imbundusi shaka intwaro barazimuheza aterenenga abantu babasirikare banje kurwana ku ndondo. Abandi bari barahunga ibaka batangiye kuguma gupfa cyane babisabisha abazungu bari bahari bitwa abafoko bari bazamura mu bibogogo. Naho cyo gihatwara umugabo w'Abanyakarama witwa Muganwa nawe aratwara aterenenga abasirikare bahabwa imbunusi barwana ka gihugu barazamuka barwana no mu Minembwe birikwana abajenesi barasabisha baragenda urenge bararusahura bafata ababembe bose barabamanura ibaraka. Minembwe ga tuyishyamwo barayiharira turayikukira nyine gato tuyibamo. Minembwe yatangira urubako abantu barahunguka bavefo baraza baka Minembwe niyo nubikirimo ihayirwanwa kuyidukuramo kandi ariko rero Imana ibidufashamwo abantu baracyarimo ntibavuyemo bose nubwo bihugu byagiye bisenyuka yine bikabamwe abantu basigara ahantu hitwa mu bibogobogo bake abandi basigara ku ndondo yo kumurambya bake no mu Kajembwe n'abandi gabo Minembwe gamibundira sambuka yose pe. Nuko ariko abantu batuye bari mu ntambara n'ubu nukunyagwa habe nejo bundi banyaze inkari ya ku ahantu hitwa mu Kumonyi banyaze inka bisha n'umuntu umugabo w'Abanyakarama mwene Buhimba witwa Ndagara. None se intego ya Murere yari iyi? Intego ya Murere ho zigira ngo yigarurire igihugu ari ya ku butegetsi. Yatagira abaganza irabirukana basigara mu gihuru. Nubu ibyo bakora byose nugushaka ngo batumare ibintu badutoteze batumare ibintu badukure no mu gihugu. Nikogana n'abafurero n'ababembe n'abanyindu abo nibo baduhiga cyane niyo moko turwana
nabo ngabo aho ngaho kurwana intambara y'abapfurero abanyintu n'ababembe nje ndabona ko ari ku mpande z'abanyamurenge ariko se nimba Murere yarabayemwo amoko yose nukubera iki ziriya ntambara zikomeza kubaho bakaba barazihariye abapfurero ababembe n'abanyintu kandi Murere yarabanjwemo n'amoko yose Murere yabanjwemo n'amoko yose ariko nyuma yaho imaze gutsindwa ushize hasigara ubugome bwo kutugomera yo moko haratugomera akaturwanya ngo atunyaga ibyacu adukuriye mu gihugu bagisigaremo niyo mpamvu n'ubu ngubu nibo nicyo bahaye bashaka ingaruka za Murere ko zatinze ku bwoko bw'abanyamurenge kandi n'ubundi harimo abanyamurenge babakoreye urumva iyo mpamvu yose banga ko tuba banga ko tuba abakongomani tuba abakongomani 100% ariko nanone kubera urwango rw'abakongomani bakanga ko tuba abakongomani bagaha twita abanyarwanda ngo turabashyitsi mu gihugu si iwacu kandi igihugu tukirenze abandi bazabona ubwene gihugu bagize imyaka 5 kabagiye muri za Amerika na za Canada n'ahandi imyaka 5 nashobora gahabwa ubwene gihugu ariko twebwe ibizazi bigera birindwe n'ubu ngo turabashyitsi mu gihugu tugize mu imyaka irenga 400 n'ibindi none se igihe Murere yabagaho igihe ca Murere abanyamurenge bari babahe ico gihe se ntibari baba muri Kongo kugira ngo babarwanye gutyo twari muri Kongo dukwiriye igihugu cyose Murere yaje abantu baherenganji bakaba imirimba bakaba mu Minembwe bakaba muri Kamombo bakaba muri Bijombo taho bakaba mu Rurambo igihugu cyose twari tugikwiriye kuba Mureriza yaje tugikwiriye tukirimo cyose ariko urebe naho kuvigiye twaje tubanza guhitira Murenge abantu bava mu Rwanda bashabuka tubi Murenge turahava tugenda twimura mu ntambi zose zibuvira kugeza n'intambi zishanje ni Bubembe abantu bahari nyuma yaho abantu baza kuzamuka bashyaruguru kwere nk'igihe cya 48 50 abantu batangiye kubaka ruguru mu gihugu cya ruguru gace imisozi migari ya ruguru nicyo gihe abantu batangiye ariko Mureriza kuza turaho tubanza kuyirwana na twese twifatikanye turwanya leta imaze kudutsinda Murerega irahunga ariko ijya mu bihuri komeza kuguma gutoteza abantu kugeza n'ubu niyo yasuye kwirema inteko ijambo izayitwaza no kwitwaza ngo turabe n'igihugu turabashyitsi mu gihugu ngo tukivemo cyane cyatunye ubu ngubu yirema inteko n'ukwanga kuko twari twamaze guhabwa komine mu Minembwe ikanga kuko tuba abategesi muri yo iyo ntambara n'ubu ihari niturwanya niyo duhaye turwana nayo niyo ntambara yo kwanga kuko dutegeka mu gihugu ngo turabashyitsi none se leta mwarwanya yari yakasavuba none se mwagwanya leta mushaka ko Kongo itazagira ubuyobozi canke hari yindi mpamvu yatumaga mubagwanya twende twabarwanyaga barwanywa na leta Murere niyo yagwanwa na leta yarwanyijwe na leta leta yagira itsinda mu buto itsinda aja ku ngoma amaze kujaga ku ngoma niwo duhaye intwaro zo gufata igihugu mu buto niwo duhaye intwaro ubutegesi bwa mu buto budintwaro turwana ibuvira turahatsinda abantu barahaba barazamuka turwana mu bibogobogo turahatsinda turahajya abahungu basore bacu turwana mu Minembwe turahatsinda turahaba kugeza n'ubu nicyo duha turarwanira ubutaka bwacu twabayeho kandi tubufiteho ubwene gihugu kuko tugize imyaka myinshi mu gihugu abandi babona ubwene gihugu bagize imyaka 5 ariko twebwe dufite imyaka irenga ibizazi nkanje wayo vuga ndi kizazi cya 5 kujabuka imurenge tuvuye mu Rwanda ndi kizazi cya 5 ariko rero nuba cyadutoteza ngo turabashyitsi urebe nanjye maze kugira ibizazi bindi byanje bimva mu bigara bibiri ariko intambara no kuba ngo turabashyitsi none se muri Murere hari harimo abanyamurenge hari abayobozi bari barimo b'abanyamurenge se bari babayoboye nk'abakuru babo bari barimo hari abo ushobora kuba wibuka bari bagiye babaga harimo umugabo wabega witwa Buhindigiri mukuru wa Bamurondanye w'Irundu yari umukomanda icyo gihe n'abandi tibuka abenshi icyo gihe haje kuzaga n'abanyarwanda nabo bava mu Rwanda baza abasirikari ba Nyirinkindi
babaga mu mikati iwanyu kwa Rwigenza niho babaga neza mu muhanda niho hari portier nyikindi duturanye tubanye abantu barinjiraga nyine ariko ubuyobozi bukaba bw'abanyarwanda abandi bashinganje ba Mudandi rakomeza inganje barwana intambara inganje ninshi barwana na leta nyine barayamajwe n'abajenesi ariko bose baratsindwaga iyo ntambara n'abasinda barareka ariko twe nitwigeze kwamwe abayobozi bakuru bayobora cyane ni bene ba parto komanda bande bashida ni bene bato hara abazabumva gusanga imulenge hari abantu batazasobanukirwa imulenge na hantu hameze gute imulenge ni twe tuzatwumva gusanga imulenge k'abantu bakiri batoya titumenya hariho imulenge ni igihugu ni ruguru y'Iremera haje kuzamuka haje mu Rurambo igihugu kiza gishashe cy'imurenge nicyo abantu baje buse baje mu bambere haje buse umugabo wazavuga ko haje buse umugabo witwa Serugabika wanyu wabagorora ari bo bagabika nyine ariko no mu rugorora no mu nzu yanyu mwase kabumba uwo mwase kabumba no mugorora mbese muri no mwanya nibo waje buse mbere abantu bakomeza bamusanga bakayira n'abandi abantu baje bukaga bava mu Rwanda bahunga ingota na Yuhi baje bukamu imurenge n'izina rihasanzwe noneho gakugira ngo twikwire mu izina y'abakite Gisaro nibo wisi yose naba ngo turabanyamurenge kuko ariho twahitiye tubabanyamurenge takujya kwibuvira n'abavira bahaba Iremera n'abafurero bene ku gihe cya Mahina nicyo gihe twaje buse abantu bava iyo ni murenge ni igihugu nicyo twahitiyemo twitwa abanyamurenge noneho imurenge ruri yaruzi niba ruruzi bazabita rungutu ibaho imurenge sinisi rungutu nzanu bavugana ko karuruzi rw'imurenge sinisi iyo ntoyezi inzuzi haba zasange zaki inzuzi zigeze haba ninisha ariko iyo rungutu sinisi iryo ni izina rimwe mu ruzi ngo ruza rutemba rugira amazina 3 muri biriya bice by'indondo kwango nane mu byo zina ryo ruzi sinaryumva kabisa sinovuga icyo ntazi nonde musaza nawe wari wabitubwiye wenda wewe ntubizi gawagiye bahantu batandukanye kandi zikaba zigenda zigira amazina atandukanye amazina y'inzuzi bupfurero ninshi kandi tuziza ha muntu atabaye izi zina zo mu gihugu kiracya cya zone ya Fizi nyine cya ruguru cya Minembwe iyo mazina nzi za Kamombo nyine ibubembe hasi iriya mu bibogobogo amazina yazo inzuzi yose ndazizi ariko iyo rungutu sinizi naho se igihe Kabila muzehe yabaga hewa bora niki yahakora Kabila yahabaga yimbisha inoro ariyo yahungene mu gihugu cy'inoro iyo yabaye abantu bakimba inoro hewa bora haherereye hewa bora no gucirungurungu ni rurenge fokuri sindahagera nanje ariko niho abantu bimbaga inoro akaza zibaka akajya kubazanira kuguraga ibintu by'intwaro n'ibindi icyo gihe yazaga yandikiye kuyihuzu avuga ngo mbembe hanakiri abanyaga ibintu nicyo gitumaga yaje kwiyamamaza aba perezida aho se hewa bora yahabaye ari umusirikare yahabaye ari murere yahabaye ari murere si mu gihugu cya leta nako si mu gihugu gituwe cya ville iki gihugu cy'ipoli nyine igihugu cy'ipoli yakibayemo ariko akibayemo ari umureberi nyine ari umurere Minembwe nayo yarubatswe irongera irasenyuka ni gute byari byagenze Minembwe isenyutse kabiri Minembwe yarubatswe ubwa mbere irasenyuka natwe tutarabaho iratura iza gusenyurwa na Riga tumaze kubaho Riga ni umuzungu arayigura yamagura guhera mu bidegu arahita irundu ryose arahita ku runundira amadego ya runundu yose arahita mu turambo arahita za lisansi arigwa horora inka ziho yirukana abantu bayivamo ubwo nibwo bwa mbere Minembwe yasenyutse nibwo bwa mbere yasenyutse yongera kubaka bazava mu bwa yasenyutse turi abana bato twonka ubwo isenyutse za 50 twari abana batoya za 59 niho twagiye tuvuka za 49
50 yari imaze gusenyuka ijagamo inka zarika ayororeramo turaho tubabagaho yaje gukurwa na Murere niyo yari izo nka zose zariga niyo yazirira zimara inka zibitanga by'inziga nziza cyane zazaga ziciwacu mu mikarati niho twabaga nabi wanyu zigendaga zijyaga ibufurero kwa Marandura yaribwe nk'ibihumbi n'ibihumbi. Marandura yari umunyamurenge cyangwa yari umufurero yari umufurero noneho inka zariga bazitwaye bazinyaze Murere baramwirukanyaga birukana bungeri bazo barahunga abantu bavamo barazishorera barazijyana. Nyuma yuko inka ziwe zanyazwe Riga we yaramaze ajahese yatahi wabo gano umuzungu yatashye wabo yatashe mboko yatashe nta kantu yaramunyaze none Minembwe yongeye kubaka ikagute none nyuma yuko Riga yarayivuyemo yari yarayiguze Riga yivuyegamo noneho Murerega niyo yatwirukanye turahunga tuje bupfurero nibuvira tugarusega turayirwanira turayifata niyo tugituyemwe navuga ngo nuko waruvuze ko Minembwe yasenyutse kabiri urugezi rwa mbere nugo rwariga yakuyemwe abantu ahorora inka yagira iferme urugezi rwa kabiri iraso yagifatwaga natwe duhungutse ifatwa n'abantu bitwaga ngo nabagiriye kugeza n'ubungu gusubira gusenyuka nubwa ivuyemwe abantu mu gihugu cyose hasigaye agace ka Minembwe gusa. Ese abagiriye bo bari barimo bari abanyamurenge gusa canke nabo bari bavanze nandi mo n'abanyamurenge gusa bari bagira sintwaro canke ni amacu leta yarabahaye intwaro bo bari kugiha leta yari bashigikiye ko barwanya Murere yari bashigikiye kabisa barayirwanya niyo bahaye imbundusi bamuhinda nyine bagakingiye barwanira ku ndondo buweme naho harwana umugabo witwara abana rupande wo basinga ruguru mu Minembwe naho wa mukomanda umugabo witwa Simoni Munyakazi mwene Bukondogoro wabagorora nawe bari bakomanda bagiye babakurukuru ku bandi bivuga ko abanyamurenge bigeze gutwika ivote ibyo ganejo bundi gaho ni sikera bazanye ubushaguze abantu ngo bagire ivote y'igihugu banga ko abanyamurenge batora aho ni nyuma yuko Kongo yari yabonye ubwigenge se nejo bundi sikera aho twari turi Mirimba ko muhe mwana muri 8 muri 8 8 bivote yabaye hari mu gipupu barayishanyura aho bayishanyuriye iwembe ne barayishanyura shefu rawe rutambwe barayishanyura barabohwa ariko baza kubohorwa nyine bavuga ati ko turarwanira uburenganzira bwacu nibwo barashe umuhungu w'abasigaba ngo nirukamirwa mu gipupu naho baramanuka bica umubembe w'umupasiteri ngo nindurwe umuhungu ngo ni ya Miss mwene Sebyanwa nuko arapfaga nawe avaho iyo vote isa nigize urusaku ntiyaba kibaye neza. No ese hari uko bari ko barenganya abanyamurenge byatumye bitobashimisha kugira babashe gutwika iyo vote bazanga ko dutora bari ko banga ko mutora ngo turabashyitsi kandi cugiye mwari mufite ibibemera ko mutora abana b'igihugu ya makarite polisi twayo baza bavuga icyo gihe ubu twari tuyafite bakayaduha ariko tukayafata ariko banga ko ducagura icyo gihe baza baduhindura ngo turabashyitsi amoko se yose yari afite amakarite polisi twayo cyane cyo ntabwo bari abanyamurenge bonyine aho yaki hanyuma niyo ari karite nkaka karorema niyo ari karite hari igihe bigeze gufata abantu kandi hari akuri Kiriba abagabo babiri babaka amakarite yabo banga ko ari abanyamurenge babita abanyarwanda kuko n'ubundi bazabivuga abo bagabo babiri mu bagiye kugwanira kugira ngo izina ry'abanyamurenge ryemezwe kuko nza numva bavuga ngo ba muntu abanyamurenge nk'abanyamuhira amazina kayo ninde wabikoze kugira ngo baze kuba bohitamo izina ryabo kugira ngo banemerwe k'abanyamurenge mu gihugu ca Kongo ni bagisaro babirwaniraga ngo bagiye bajyana n'abandi bantu nyine benshi ariko gisaro cyo gihe ni wowe wari umunyabwenge twari dufite ni wowe urangije amashuri nyine gayoboye abantu muri ibyo bintu nyine ga arwanira uburenganzira bw'umunyamurenge. Hanyuma ikibuga c'indege cyo ku Kiziba cabayeho gute? Ikibuga c'indege cyo Kiziba cyabaye kera cyane kibaye muri ino Minembwe ino bungu bihari cyabayeho nyine abantu batangiye kujishuka
bahagira ikibuga c'indege indege kayiturika hagwa izana abantu cyane cyane kivumye ubu ngubu aho tumaze kuhabwa nani ira komine na mbere komine taraba ese ni yihari kwa nani bakumisere ba burugumestre yavugumetre gabaye kubizo ikomini baye ariko ujya wari hari imbere chef de poste iposta sasa imaze kubaho n'indege zagumye kuzaga kaze nabategetse kureba Minembwe kugeza ikomini baye imare kwemezwa araso kandi baraduhinduka barayirwanya ngo nigume ibe iyo yari hari imbere nyine yayoberwaga n'ujya muhungu ari kwa gupfa wabahima abatu ngo yiguma kubaho n'abatu cyo cyamwishe se muri zo mpamvu zimutera kujya guhindura twawe ikomini ngo no kandi nisubire ihinduke iposta kandi kibuga c'indege gani gucyamye kiba ariko shino ni yaragihanuye kera kuko hari akurikira kiziba hazogwa imfizi y'urutenderi imfizi y'urutenderi bikaboneka gari indege itanze amababiki kibuga kirahaba kugeza nabo n'ubu cyarakomeje kirari none kiriya kibuga cabayeho kubw'ubuhanuzi so kuvuga ngo ni chef wabigizemo uruhari cange se uno muzungu wabonye ko agomba kuba ikibuga c'indege n'ubuhanuzi bwarabaye cyo gihe kigeze kiruzura nyine kibuga c'indege kirahaba kugeza nabo ngo n'ubu noneho hari bari abazungu babiri riga n'uriya mugenzi we sinibuka izina rye neza bombi uriya mugenzi we kuko haruguru wabivuze niwe bikorera uriya mugenzi Rezima gabri twara abantu bakuru twarabibonaga cyo gihe nasogokuru yabaga iwacu yazagarira babishwa be twarabandaga hamwe mu inzu kuyindi ise muramuwega niwe kurikira data se bantarambirwa so niho yabaga Rezima yaraje hashira inkamba iwacu mu muhana iwacu mu mazu araza kazaga nasanze iminka akarenga ruguru abantu bakamwikora akamukura mu rutabura bakamurenza ku ndondo nuko arakomeza gutyo akomborwa na Nyagahebe niwe wavuyeho muri 60 independence baye areka naho rigawe yari umworozi yaguze igihugu gusa yirora ibintu bye ubundi yikorerwaga bikorewe nabo babiri none Rezima nawe impamvu zaho nta modoka zagendaga ntanzi nta mabarabara yabaga ituguru yari barabara ryiwe noneho Rezima mu yandi magambo Rezima abamwikoreraga ntibishurwa muri make bishurwa bari mu bukoroni bwiwe ngo barishurwa uko nibwo bababereje ntibishurwaka bishurwiki yari bayikoraga ibintu by'ubakikora isanduka ry'ibitabo niyo wazaga bavuga ngo ni watusita abandi bakazavuga ngo bataramenya igiswahili ngo nirwa basita ni ryanyu basita nibazaga bagikorera abandi nabo bakikorera Rezima kubera kutamenya igiswahili bakamwikoreza basita niwe bavuze isanduka karyo bikorya isanduka ry'ibitabo riva nkahana hari yari rere ryazaga ryamwe umukingi ikikora abantu babiri kayita ngo watusita babiri bagenda bavamo abandi babiri bajyamwo bakarisitaga haje abandi ga nabo bamwikoreye niwe se bigeze guhanura cange n'umuhungu wiwe bamukubita hasi niwe ubwiwe Rezima nta muhungu yari umuhungu utarashaka ari umuhungu umusore yari umuforomye agendaga asanzimaga inka agenda asanzima inka yari umuveterineri kugenda zivura steri imiti ya antericide imiti ya nani Perenire yari taraba ni antericide muti weraga wasagana amata sagaba utoma mushupa indi ukavura inkisima inka yasanzimaga yatera iyo miti zari zarasigaye cange zari z'abanyamurenge bari boreye gano nuga bagenda basanzima nyine basanzimaga zari ubutunzi bw'igihugu bagatumaga abazungu ni bakoronije abantu bakabatumaga kugenda basanzima inka zari z'ubutunzi bw'igihugu ariko ntizari z'umuzungu naka n'inka zacu ukaza kwandikisha inka ushaka saba ari inka ushire ku gitabo zikaba 10 imfizi inka zamenya 8 inyana zamenya 4 zinzero nuko kugenda kamushiraho mushira inka zose zaziyaga ku bitabo zikazasanzimwa gusa ariko ntacyo yatwakaga zinakaswikira imoro iza komboza yujya kugurisha inka nuko yumusaba kayikomboza kayite akayitwika imoro gutyo
twaraye gukomba ariko ajya kuyigurisha ukayirya ipfuye ataragaruka ukabika umwite wayo ukajya kwerekana igikubo uruhu ukajya kurwerekana kuko inka naka yapfuye akabonaga kubyumva ko inka yapfuye itagiye kuvuga ngo kwajya gukomboza inka ngo yarapfuye adahari atarayibonye ntabyemere ukamubika umwite niwe wakazo kubita abantu rezima se niwe zo gukubita wakoshobora no kuvuga inka zamenyo ngapi ngombe zamenyo munani ni ngapi zero ni ngapi dike ni ngapi abasazaga babirwa hayashanganyikisha umuzungu usuku bakazahina umushyitsi bakanakuvuga yakoresha uruhe rurimi Kiswahili ababiri none bari bazi Kiswahili umuntu agatsirirwa agakubitwe biboko ubimenya gubitunganije sawa nawe yaje kurwanwa n'abantu baramukubita nyine hayakubitira abantu busa baramurwanya barimo bamihana bo basinzira inkomoko yabo urumva nababirigi barezi n'urya mugenzi we n'ubundi wa mbere se yari umubirigi niwo wa nyuma nyagahebe yari umubirigi nawe yari umubirigi mbize neza cyane ariko abo bombi baharuraga inka barababirigi nyine ariko bose byaje kurangira basubiye iwabo mu mubirigi canke bapfiriye muri Kongo basubiyeyo nyuma intambara zijya kuba ine basubiyeyo kuva independence bayo uhuru bubaye baragiye kubwigenge gabura hanje kuba abana bahungu ari baba veterineri bakwaje gusaza iminka hanyuma yajaga cyane n'abaforomi b'abanyamurenge cyo gihe cyarezima harimo abaforomi b'abanyamurenge benshi bakoranaga nawe bayo nasimu wabaza wacu abanyabyinshi bamuhoza kibibi wasinga bamushapa uriya wa Nyakarama babaga mwabazaga bagendera abaforomyi bagendera baharura inka nyine bagenda basitwikira imoro nuko hanyuma urumva ko ubwoko bw'abanyamurenge baciye mu bibazo byinshi by'intambara abanyamurenge bicugiye cakera igihe cabagiriye n'igihe c'ubu nyine cange se tubanze tugaruke nyuma buke igihe cabagiriye igihe cagumino n'igihe catwirwana wirubu nyine wowe ubona bahuriye cange batandukaniye bose no kurwanira igihugu abagiriye nyine binjiye barwanira igihugu ntabana bakurarwanira igihugu bose nubwo bari mu kwirema inteko bakitandukanya umino natwirwaneho bose ni kimwe no kurwanira igihugu bari mu kunyangwa guhuza gusugasaga badahuje biti ibyama bibiri ariko bari bakwiye kuba bose bavuga rumwe bagahuza bose no kurwanira igihugu intego yabo bose ko ari batatu nimba intego yabagiriye intego yagumino niyo yabanje intego yatwirwaneho ya none ni umuntu wese ganono mbese ni umunyamurenge wese niwe twirwaneho umuntu ugishoboye wese utari umusaza kararwanira igihugu rero turumva hari amakuru menshi ushobora kubwira abantu ayo batari bazi hari byinshi batazi k'abantu bagiye baba mu bihugu by'amahanga bagomba kubegera mukabaganiriza amakuru amateka y'umurenge kugira ngo babashe kuyamenya hari ndetse n'imico k'imico y'abanyamurenge bakera abasaza bakera uburyo bakizwamwo kenshi ugasanga bamwe basoma Bibiliya mu rurimi rw'Igiswahili nibwo rwabayeho mbere ibitabo by'Igiswahili birakorwa za Bibiliya za Wokovu izo zirakorwa nyuma yaho u Rwanda narwo rumaze kurema gukora ibitabo narwo tuzumva ko bandika bavuga ngo ururimi rw'Ikinyarwanda ni Ikinyarwanda cyakozwe mu ndirimbo nyine bakavyandika bamaze gukizwa na za Bibiliya z'Ikinyarwanda ziraza ariko abambere yacu bemeye mbere nyine za 48 za 50 batangiriye mu Giswahili kandi bazaga biga kwandika ari abagabo bakaza bandika ku giti cy'umushaki baje bakandika kwihuguru naho uziga kandi akazagenda akandikira uwundi abantu bariga gucyo bamenya gusoma ibitabo batazi no kwandika bemwanditse mbese nakaza numva sokura guma kuvuga ko yarangirije ngo mu wa kabiri ariko ugasanga n'umuntu ushobora kwandika neza akandika ugereranyije n'abana b'ubungubu bari mu wa kabiri taho bahuriye baba bafite umukono mwiza cyane ese bo biga mu buhe buryo twebwe bazaga ko dusoma bicoge bakadukura ku masomo dutangije namaze umwaka wa mbere
muza muhita ngo ni bebe kyari baby class niyo narangije ariko nza nandika kandi nza nsoma nayoboye ikanisa nabaye umwarimu nabaye umuhudumu nabaye umwarimu nabaye umupasiteri ibyo birange byose narabikoze nyine kandika umwaka umwe gusa noneho iyo wabugeze mu wa gatatu waba uri nko muri sansi wa kane gawe no kwigisha abandi banafunze ku ishuri bazaga bamara gatandatu bazaga bari mu bashoboye bazinga Ifaransa cyinshi ese ni ukubera iki bitandukanye kandi mwebwe ico gihe cyabafasha kugira ngo mwe mwofata vuba gutyo kuruta bubu nyine nuko mwabaga mufite ubwenge bwinshi kubaruta nuko mwabaga muri bakuru cange ubuye nese icyo gihe nako twatangaje turi batoye twatangaje turi abana twazaga usanga turi abana b'imyaka 7-8 tutaragira imyaka myinshi ariko nyine kera kujya byari ibintu abantu bazi kwigisha bakigisha nyine bafite umwete kwigisha abana kandi icyo gihe bahezaga abantu amakaye yo n'amakaramu nta minervari yahabaga twatangaga pikwari gusoma ku buntu ariko rero bamwe babakutesha agaciro ababyeyi bakabyanga ngo abana ni basoma ngo bazobagiye kubibirara nk'umugabo umwene wacu washaje witwaga Sebayani Mbasha niwe zo kugenda atereninga abantu ku masomo yari yarasomye wa kera cyane ariko ubwenge bwo nyine bw'akavukire bw'abantu barahazaga bajya bakananirwa karabajyaga bakabishobora nibene ko kuntu ariko abenshi usanga bafite ububasha bwo gusoma no kwandika kandi batarageze mu mashuri akomeye cange no kwanza atararusha yiga akabamenya kwandika neza umukono mwiza kandi akandika ibintu akasoma neza atararusha yiga gusa yage abitora ku bandi ico gihe cakere yabacari kitugarutseho natwe uturebe kizagitambuka nikizakigaruka azahaza ikindi cakera ndumva arico cari coroshe ku buryo bwo gusoma igihe iyo gitambutse kujya kiba gishize nicyo garukaga haba igice gusoma no kwegera bakwigisha nyine mu masomo hanyuma imyemerere y'abantu ba kera niyo ubu nyine ndakeka ko hari aho itandukanye kera abantu bemeye bafashwe na uramusho hamye haza nk'umwuka wo kwemeza abantu bemeye mbere bemeye za 50 za 40 nakanga ariko kuvuga ngo ubutumwa bukwire ruguri wacu hose ni mu mwaka wa 50 natwe twari abana twage tujya kumenya ubwenge dusanga ubutumwa bwarakwiriye abantu baremera bakizera baza gafata n'umuntu utazi no kwandika akaba umwarimu akayobora abandi mu ikanisa azi gusoma gusa bikomeza gutyo imyemerere irakomeza kugeza n'ubu ngubu gaho sigara ubumenyi no kwishakira za ruhu rw'inda zo kwirira umuntu akamafungura ikanisa ryo business yiwe gusa akamagira ikanisa nuko ntanakumira n'abandi kuko bawigiramo uburenganzira ngo ikanisa ryo ngo yafunguye ese rero gahoro umuhamagara abantu bakemera nyine bagakizwa ko byamiraga naho ubu ngubu ho sigara ukuvuga ngo nubuyu waje amuntu akikingura kanduke ngukinguye iduka ko bimeze ico gihe bakazabatizwa se nk'ubu nyine cange iyo wemeraga waba wemeye nta kubatizwa cyane wemeye wese waza gumara kwemera kama kujyana mu ruzu kubatizwa mu mazi menshi babatizwa twasanze baza batiza mu mazi menshi kugeza n'ubu niyo tukibatizamo Pentecoste ni mu mazi menshi umuntu utashobora kubatizwa nka kabiri wenda bivanye n'ibyo akora akabona ko kuba umubatizo wa mbere utamufashije akavuga ati reka yongera abatizwe birashoboka se oya sibyo umubatizo wa mbere byabaye mu gupingana kadese ije abasepake barayipinga umuntu yayivamo yabasanga yarabatijweyo bakamubatiza ariko nabyo umubatizo wose n'umwe ni mu ruzi ni mu mazi umuturika yaza nibo batiza aho gahanga kamena amazi mu gahanga akamanuka ku zuhuru nibo basubira kubatiza kuko batabatijwe umubatizo wo mu mazi menshi kandi Bibiliya ivuga umubatizo ukwiye kuba mu mazi menshi nose ayo mazi yo yamumanuka ku zuru wenda hushijaga katira nko kujisho nuko yamanutse ndakundi kera bayabatijwe uko bayabatijwe no byari bitandukanye cyane umubatizo w'agatolika utandukanye n'uwacu none se umuntu wenda tuvuge umuntu yarabatijwe akomeje gukora ibyaha cyangwa akomeje kunyura mu nzira itariyo ashatse kubatizwa bwa kabiri yobatizwa cyane yo kwihana gusa yo kwihanishwa akihana ibyaha yakora by'amakufuru yamaraga kwihana agasohoka umukristo nyako akegera uruhimbi
kuko yabatugwa ntiyubatswe kabiri. Sawa turagushimiye soko turagushimiye ku makuru udusangije n'abantu benshi wenda baraza kuyakunda kuko iri ni kishuri ahubwo muzoshaka uburyo muza mwigisha urubyiruko rwage rufatira imahanga. Ibi nabyo ni byiza bibaye bishoboka umwanya tukiriho twobigisha kabisa. Muzo dushakira uburyo k'abasaza kabisa barino muza muganiriza urubyiruko rw'Abanyamurenge kuko hari byinshi tutazi kandi tuba tugomba kumenya. Birakwiye mwe mubishatse mugashakisha abantu mukabarema mukaza mubahemba twobigisha cyane ku buryo bw'umuco hari indirimbo za kera nzanumva ngo bakazaririmba ngo yamba hafi sinzi ukuntu gutyo ngo niba ngo yari kumutekera niba yari kugira gute kumva ni ibintu byiza cyane abantu bagomba gusubira mu muco wabo kugira ngo bazabiyibutsa ati tukibagirwa umuco w'Abanyamurenge cyane. Umuco ni mwiza ukwiye gukurikiranwa no kumenya amateka nabyo ni byiza abana bakasanga bamenya amateka ibyo batabonye bakabibona bakabyumva nabyo ni byiza cyane. Sawa turagushimiye turabona umugoroba ubaye habaye n'imbeho reka tukure kuje mu nzu wakoze cyane kuduha amakuru n'amateka wenda undi munsi ntituzagukenera naho tuzagushaka tuzakubona kuko uri umubyeyi mwiza uzaza udusangiza amateka y'iwacu. Nabyo ni byiza mugiye mubikenera mwanya tukiriho twaba tuyabaheza nta kibazo kabisa. Bagicana uko bagiye bayambaje kandi bakama bagenda ntibasubire kugaruka bazaga bambwira ngo ni bafinance nabo bazabangazaho urw'amata bama bigendera zakajati yo n'ubu arabagukoresheje bakwizeza ko bazagura aya mata ntibayaza. Abo basore babiri n'umwana w'abasitura ahangaha nuriya wiwanyu bagiye bampaduka ubwo bagaye baza baje ibihitangabo bibiri nyuma yaho bama bigendera tibongeye kugaruka n'ibyo bari kumwe n'agakobwa n'umusore ngo karafinanshwe ibyo faranga ngo yazigura ngo mbere bamwizere kandi bareke binyuma bave mu magambo y'ibinyoma n'amatiku ukumva abantu barema amatiku bari ya ruguru bari mu hanze bazana amatiku baguma gutukana n'abandi ibyo bagenda bireka abantu babumwe turwanira hamwe turwanira no kwizera uko abera bahawe rimwe kugeza nabugingo n'ubu Imana ibafashe rero ikiganiro cyacu naho tucushirije. Sawa urakoze.